Ya myenda amashati mwari mwarabuze. Erega nubwo nari nabivuze hari amadayimoni musa. Ariko asize ingofero koko, izi ngofero cyangwa ushaka kuzajya uza kwiba mu nzu y'Imana. Uvuze ndakwaza nawe ukambaza. Matanjye yatwaye. Oya pe. Ngo ngwiki? Matanjye yatwaye. Matanjye yatwaye. Nyago y'inzara nayibaza kunyicira muri iyi nzu. Ushize nagurishije inkweto zinshizeho. Ushenze nayo amagara ngo ni mukuru wanjye nawe nta n'ikintu kimwe ampa. Ntabwo se nzapfuye muri iyi nzu nukire. We nanuka. Ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo nshobora kwicwa n'inzara ngo mpfe gutyo. Nta bundi bwenge nagira. Kose gitunguru ndeba hariya 2, amavuta twonyine nsigaranye, amakara nayo ndayafite. Ako hari ikintu nibutse, kanze ndebe muhariya iriya shati ipantaro se, kanze mbireba ariko nkwereke. Ariko ubwo mfite biriya kanze nkwereke ukuntu bigenze. Cyangwa urisha se shati nayo cyangwa nayirwaniye n'inka. Barampana usangahe k'abantu bo bose babaye ibyuku ipantaro se yo. Oya ntabwo mutanga. Kaduruduru. Zana isabune aho ngaho. Wari wayibuze se n'amaso ugira mereza. Nawe umva nabi nka bene wanyu. Ase ko numva mufinduru we n'akaduruduru bimeze bite? Aka nawe gabanya induru aho ngaho. Sita wiwe neza. Buri munsi nzana hitiku. Ntabwo akiri ugiye kumesa n'aka gasengero. Agasengero se ndagafura we wiri gukora iki? Ako ntukavuge. Nakaye kazi ufite katuma utifuza. Ubu se siniriwe njya gushaka amafaranga yo kugira amafaranga se amafaranga uzanya ari. Uzi umwaka uri kugasi. Zana yuzanye tubare duhera. Iziko yakamye ya karori yaguye. Ikamye ya karori yaguye se. Iziko wowe uzaza ujya wirirwa utukana. Ubu se bika byarabuze muri iyi. Bitarabuze se ikintu uzanye hano ni. Genda wowe uri amatiku. Ibiryo reba ikintu. Ba mu nzira wanze arasewa nawe. Uko gasa. Icyawe nugutuka n'umwana. Singa ibi bitoki. Ibitoki si cyo gitoki wowe wakikabugaburura reba waki. Singa ibi bijumba. Singa ibi bijumba byose. Ibiryo byarabuze ahubwo wowe. Ubige nawe nimba wumva icyo ushaka. Ubunenganenzi burakwishe. Yewe kana nigendera. Induru yawe nayo ndayihaza. Kana nigendera ubunenganenzi burakwishe. Ubi bitoki bimeze ukunguku bigiye kuborera hariya atako mwana ni kurite. Barangiza ngo urashonje. Kana igendera utazanera n'umwaka. Nzi imbere ngaho giye. Imvura amato se yo nayidubikagamo nanjye nkasa neza. Ariko si iminsi ngahe. Rabitampira inzara inyishe. Umusatsi ucurame. Ya. Ariko nanone iyi nshobora bashobora no kuyinkingurana nta wamenya. Nubwo nzaba umusitari nabaye umurambo se byo reka ntwariye. Nayo genda yumuka. Umuhanda wenda winjiramo. Shati. Zabuze zaje. Mumbaza ko itateye pasi ariko ntacyo. Benda byimenyera. Sinkanga reka nze mugurishe n'ubundi kugira ngo nzaheremo. Akanyaye barakampaye mw'impano ndabimenyera. Ya myenda amashati mwari mwarabuze. Nayibagurisha murayigura uko byagenda kose. Mama.
wi watetse nkakarya ngo ngwiki teka ndya ndishonje gareba amafaranga ari aho ngaho yazane umuntu ajya guhaha yo Matanjye yayajyanye oya pe ngo ngwiki Matanjye yayatwaye Matanjye yatwaye ndamwica pe ndamwica y'amafaranga yanjye niyo nari mfite yonyine ndamwica nisanga yayatwaye oya reka njye kumureba ndamwica reka musanga ku muhanda njye kumureba Mariya bikoma imirimo yahanga yigiye kuzanira ubu ka Mariyamu kicaye hariya kagiye gutenekeza ngo karaza kajya nanjye ndirirwa noza utu twombo ijoro rimbwireho ariko se we naza yanderese hino ndamwereka uyu munsi icyazanye se kari imitungo mwababuza amahoro bakohoha byihorera ariko ndabereka neza warakaye koko harimo nasize ibintu ku murongo nasize ibyo kurya basange nta kintu gihari wandamye akazi kumwe no mesi nako ni kenshi ariko madamu ko mubaza ntusubize ni cyo kibazo ufite uvuze ndakwaza nawe ukambaza ngwiki ndakwaza nawe ukambaza koko warambonye gusumbajije iki muri amafaranga yanjye yatwaye bitanu yose bitanu kari menshi cyaze nayabyukanye inote ya bitanu narenga urumva akomutsigaranye n'igihumbi bikaba ari cyo mba nkwaye wihangane sibyo arayamuhaye pe arayamuhaye n'amafaranga yanjye arayamuhaye ndamwica pe arayamuhaye umva ngiye kubwira umwana wanjye dufate umwanzuro w'uriya muhungu reka koko rateke ubwo ujabarere sindamuje kundega ageze dira kagakura kawe kicyomanzi uvuze ngo arakubera ayiwe nashaka nagorwa uyu we bazanamukandagira nabonaga ari isekuru iteretse niko kadurudu bite cyane nyoka arize ese kadurudu kutavuga ashaka durudu ntabwo mwatetse duteka ibiki ibiryo iki cyansigaye mvuga kikansubiza gifite urutwajya hano mugina mama
iriya ndaya yo y'ugakobwa yaba yari yabwira ikajya yoza ibyo bikanateka asikinya we mu gihe ibintu byanga byarananiye nukuza tegeka uzategeka kukikiwe nebera nk'inzu yanzanyemo nta parafigira nta kameza nta ntebe hinza kazambwira arambwira sambwira iki sikinya wa mugore we w'inshinzi njyewe nza guteta muri urugo ukanyumvana ako umwana genda nyoka azahingeho ibihumbi wowe wari wagiye he wari wagiye he siko mbona waraka nyereka amafaranga yanjye Eh? mama amafaranga yanjye Ase ayo mafaranga natwaye? amafaranga yanjye Ase si- amafaranga nari guhahisha wayatwaye mama amafaranga yanjye mama amafaranga yanjye mva musobanure mama amafaranga mva yanjye musobanure akira nguhe bino biboga nibyo wasigaje amafaranga wayatwaye ngibyo biboga byonyine mva musobanure usobanurira iki njyewe amafaranga yawe nayitije n'umuntu nayatije wayamutisha uzi ko hari ikintu gihari cyo kurya nyine njye Wayamutisha uzi ko hari basi ikintu reka njye gihari. kuyakusanira urajya kuyanzanira he nyine njye reka njye ndagaruka uhaye nyaza umunota umwe n'ukuri kw'Imana ndagaruka nyazanye sisi umunota umwe nutagaruka ndakwica kubita wajya ndakwica nutagaruka Urancara mu maso koko uncira mu maso nta n'isoro ufite ntagucira se buri gihe ntagucira se gusa uri iki umva nyine amakuru wangerera hayo bakabona koko kwiyagatera agasuzuguro ufite mu rugo koko ngo iki akaye gasuzugura z'ubu umugabo wowe uri ntuca mu umugabo maso koko ntucira mu maso daramadamika kandi wa mugore nkoraho zikujwe nkoraho se reka waje birase ngo nabakinye iminya urazinga iminya se y'iki nkoraho zikujwe ntabwo natetse maze turi gucungira